Nshuti mwene data, nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana, nongera kandi kukwifuriza ibihe byiza. Nshima Imana cyane aho yadukuye n'aho itugejeje, kandi mfite icyizere ko umurimo Imana yatangiye muri twe ari nayo izawusoza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugeze rero mu gitabo cy'Umugenzi, volume ya mbere nimo tukiri, aho turimo kwiga icyigisho. Ubu tugeze ku cyigisho cya 16 gifite insanganyamatsiko cyangwa titre ivuga ngo Ururembo Rw'Imburamumaro. Ururembo Rw'Imburamumaro. Mbere yuko tugira icyo dukora icyo ari cyo cyose, reka dusenge. Mwami Yesu, Mwami ukiza, Mwami watubambiwe kandi Mwami watuzukiye, Mwami ugiye kugaruka kubw'inyungu z'abana bawe, Mwami kandi ufite imirimo watangije muri twe yo kuduhindura, kandi ukaba urimo kudukorera aho uri mu buturo bwera bwo mu ijuru. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka agakiza kawe abe ariko twirata kandi kinjire mu mitima yacu, kugira ngo impinduka ziboneke. Twifuza yuko haboneka mu mitima yacu itandukaniro riri hagati y'umucyo n'umwijima, kugira ngo Mwami Uwiteka, aho umwijima wari uri hitwe iminsi y'umwijima, ariko uyu munsi wa none twitwe yuko turi abana b'umucyo kandi twamaze kugera mu mucyo. Reka ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe ari ryo tabaza ry'ibirenge byacu, uduhe kugira ngo iri jambo rigire akamaro muri twe, kugira ngo ibyo twagendaga dusitasitaramo tutagira ubwenge, noneho dufunguke amaso tubashe kugenda, kandi uduhe kwihuta icyo dukora cyose tugikore bwangu hakibona, kuko bugiye kwira aho umuntu abasha kugenda atazi yajya. Uturinde kuba hari ibyo twakwifuza kuzakemura mu ijoro, ahubwo uduhe ubwenge nk'ubw'abakobwa 5 b'abanyabwenge, kugira ngo tubashe gushakisha amavuta, tubashe gutunganya amatara yacu igihe kigihari, kandi umukwe azasange tumwiteguye. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nabibabwiye rero, iki ni icyigisho cya 16, Ururembo Rw'Imburamumaro. Muri iki cyigisho tugiye kureberamo by'umwihariko uburyo abana b'Imana baca muri iyi si, ariko iyi si Imana yaremye ikayidushyiraho ngo tuyinezererwemo. Icyaha ntago cyabikunze, ndetse na Satani ntiyigeze abishaka yuko abantu b'Imana baba mu isi bayikiranukiye kandi bakabaho neza. Kubw'ibyo rero Satani nawe yigize umutware w'iyi si, kandi kenshi na kenshi usanga aca intege abantu bashaka kujya mu ijuru. Muri iyi si rero Satani yatezemo imitego myinshi, yatezemo ibintu byinshi bigomba gutuma abantu bajya mu ijuru bagabanuka. Kandi inshuti zanjye, iki gitabo cy'Umugenzi, uyu munsi tugeze kuri paje ya 85. Paje ya 85 niho tugiye gutangirira. Reka tubanze, mbere yuko dusoma iki gitabo, tubanze dusome aya masomo abiri haraza kuza kudufasha kuguma mu cyigisho. Igitabo cya mbere cya Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 2 umurongo wa 15, Bibiliya iravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ni kuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose, ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubu bugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Amen. Umuntu wese ukora ibyo Imana ishaka azahoraho, ariko isi irashirana no kwifuza kwayo. Niyo mpamvu nshaka kubabwira inshuti zanjye, mu gihe duca mu isi imeze nk'isoko ry'imburamumaro, imeze nk'ururembo rw'imburamumaro, dukwiye kumenya byanga byakunda yuko ururembo rw'imburamumaro tugomba kurucamo twerekera i Siyoni, kuko inzira niho iri. Ariko ibirimo ntago bigomba kudutwara ngo bitwibagize urugendo. Luka 12 umurongo wa 13 kugeza kwa 15. Nuko umuntu umwe wo muri iryo teraniro aramubwira ati, mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu. Nawe aramusubiza ati, wa mugabo we, ninde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu, cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? 15 arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Uyu ni umurongo mushyashya Yesu yazanye. Igihe kimwe Yesu yari arimo kumwe n'abigishwa be, ari kumwe n'abandi bantu bateraniye aho yari ari,
abona mwene se yafashijwe, abona mwene se yatuje, abona yahinduwe n'amagambo ya Yesu. Uwo azi iruhande rwa Yesu, aho kugira ngo nawe amwegere amagambo ya Yesu agira icyo ahindura muri we, ahubwo yabwiye Yesu ati mubwire tugabane isambu, tugabane imyandu, tugabane umutungo ababyeyi baturaze, kuko uyu muntu nta kintu ajya mpimira, kandi abantu yarabananiye, ndabona ari we yumvise. Nshuti zanjye, ni ikosa rikomeye kubona yuko Yesu abereyeho gutuma abantu baba beza ku buryo bakemura ibibazo by'umubiri gusa, ahubwo uko abantu Yesu abahindura beza niko nawe ukwiye kumwegera akaguhindura mwiza. Ntabwo ugomba kubona Yesu nk'uwaje gukemura ibibazo bisanzwe. Kubw'ibyo rero Yesu yahise ababwira umugani, arababwira ati ariko rero mukwiye no kwitonda kandi mukirinda ko mufite kwifuza kw'amoko menshi, ariko mu by'ukuri ubugingo bw'umuntu ntibuva mu bwinshi bw'ibintu atunze. Mu magambo make rero, ubugingo bw'umuntu Yesu yaravuze ngo nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Kwakira Kristo umwami n'umukiza, tuba twakiriye ubugingo ndetse bwinshi. Ibisigaye rero Imana ibizi ibyo dukeneye, nk'uko abapagani babisaba kandi bakabibona, ni nako natwe Imana iba yiteguye kubiduha. Nshuti zanjye rero, reka twinjire mu cyigisho. Mu Kristo na mwizerwa bakomezanyije urugendo, ariko noneho murabyibuka amagambo we yanasigaye, barimo baragenda bonyine. Kuri iyo paji ya 45 baranditse ngo bagiye kuva muri ubwo butayu, mwizerwa areba inyuma abona ubakurikiye, aramumenya, abaza mugenzi we ati uriya ninde? Mu Kristo nawe areba inyuma aramusubiza ati ni inshuti yanjye nziza mubwiriza butumwa. Mwizerwa ati kandi ni yanjye, kuko ari we wanyeretse inzira ijya kuri rya rembo. Abagezeho arabasubiza ati abo nkunda cyane, amahoro abe kuri mwe. Mu Kristo ati urakaza mubwiriza butumwa, nishimiye kukubona, kureba mu maso hawe kunyibukije kugira neza kwawe kwa kera, nuko utarambirwa kungira inama z'iby'ubugingo budashira. Mwizerwa nawe ati ni amahoro mubwiriza butumwa, nanjye nishimiye cyane kukubona, kubana nawe kuradufasha cyane cyane abagenzi b'abakene. Amubwiriza butumwa arababaza ati uhereye igihe duherukana byababayeho ni ibiki? Mwabonye iki mu rugendo rwanyu? Mwabaye mute? Aha rero batangiye kumubwira, noneho bamubwira urugendo ruruhije banyuzemo. Arangije arababwira ati ariko ndishimye. Mubwiriza butumwa ati ndishimye si uko mwabonye ibyago, ahubwo nishimye yuko mukiri mu ruhande rwanyu, mukiri mu nzira iri mu ruhande rwanyu. Arangije arakomeza arababwira tumva rero ikindi kinejeje ni uko mwanesheje mukaguma mu nzira nubwo intege nke zanyu zabagushaga. Ndishimye narabibye murasarura, kandi vuba umubibyi n'umusaruzi bazanezeranwa, nk'uko byanditse muri Yohana igice cya 4:36. Arakomeza aravuga ati kandi nitutagwa isari byanga byakunda tuzasarura. Abagalatiya igice cya 6:9. Nshuti zanjye, Abagalatiya igice cya 6:9, Pawulo n'ubundi yagaragaje ko abana b'Imana bihangana, ntibagwe isari, ntibananirwe, ntibacogore, byanga byakunda bazasarura. Mubwiriza butumwa rero anezejwe cyane n'aba bantu bakiri mu nzira, uko yahuye nabo akabagira inama. Arangije arabwira ati kandi ntimugire ubwoba, ikamba ritangirika riri imbere yanyu, gusa nimwiruke ngo muzagororerwe. Aya magambo mwayabona mu gitabo cya mbere cy'Abakorino igice cya 9 umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 27. Kandi mubwiriza butumwa yakomeje abagira inama, arababwira ati kandi buriya harimo abantu bajya biruka bagera imbere undi akaza akabariganya. Yego, hari abantu bajya batangira urugendo bihuta, ariko bazagera imbere bagahura n'ababariganya, urugendo bakaruhagarika. Arangije abagira inama ku magambo ari mu Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 11. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 11. Ijambo ry'Imana niryo rigira umuntu inama mu rugendo. 3 umurongo wa 11 haranditse amagambo akomeye avuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Abantu benshi amakamba yabo ari hafi y'imitwe yabo, ariko nshuti zanjye bagiye kuriganywa ku munota wa nyuma. Reka mbabwire yuko mbere yuko ubugingo buhoraho tubwinjiramo dufite ikizami gikomeye tugomba kuzakora. Kandi hari abantu benshi amakamba yabo azatakara barayaririmbye, barayabwirije, barayakoreye. Mujya mwumva umuntu wese agaburira umuntu agatavuga ngo
bazabyambikirwa ikamba. Mu by'ukuri inshuti zanjye nagira mbabwire, nubwo iyo nayo atari inyigisho y'ukuri yo gukora uhita ufokasinga ku bugingo buhoraho, oya, ahubwo ubugingo buhoraho buguha gufokasinga ku cyo Kristo agufatiye. Icyo rero mbona ahangaha ni kimwe, hari abiruka bagera imbere undi akaza akabariganya. Ni nako bizakomeza kugenda, kuko byanga byakunda mushobora gufata ingero nyinshi muri Bibiliya z'abantu bagiye biruka ariko ku munota wa nyuma bagashukwa bakava mu murongo. Arangije umubwirizabutumwa bagira inama, arabwira ati ariko nanone mwitonde, ntimurageraho Satani atageza imyambi, ntimurageraho muvusha amaraso mu ntambara y'ibyaha. Aya magambo yababwiye ari mu Baheburayo 12:4. Mu magambo make yarababwiye atumva, ntimuzanezezwe cyane naho mugeze mugenda, kuko n'ahangaha mukiri Satani aracyabasha kuhageza imyambi. Nshuti zanjye, kuba umuntu amaze imyaka 20 mu by'agakiza, kuba umaze imyaka 10 uri umuvugabutumwa, kuba umaze imyaka 20 uri umuyobozi w'idini, ubu ukiri hahandi n'ubundi Satani arasa imyambi. Aho hantu rero ugomba kwitonda. Hari abantu benshi uzasanga bavuga yuko bakijijwe, bavuga yuko bakiranutse, bakavuga ko aribo bantu bonyine Imana isigaranye aho, ariko mu by'ukuri ntakubeshye, ahantu hose tukiri si twe tuzarota tunesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo ndetse na Satani. Icyo gihe nibwo tuzabasha kugira ibyo tuvuga. Igihe urupfu ruzaba rukuweho nibwo nanone tuzagira andi mahirwe kugira irindi jambo tuvuga. Ariko uyu munsi wa none turacyaraho Satani abasha kugeza imyambi. Dukwiye kwiruka tugahunga, ntiduhagarare ngo twirebeho yuko hari urwego tugezeho. Hano rero barakomeje, mwizerwa mu Kristo arangije mubwirizabutumwa arababwira tumva rero uko mugendana gutyo nimwizerane. Icya kabiri kandi mujye mugenda muterana umwete, kandi mugire umwete wo guterana umwete ku bintu bitagaragara. Nyamuneka ntimugire icy'isi mukunda mutaragera muri ya yindi. Izi ni inama yabahaga. Kubera iki? Bari bagiye guca mu rurembo rw'imburamumaro. Kandi murabizi buri gihe aba bantu b'Imana iyo bagiye guca ahantu runaka hakomeye bahura na mubwirizabutumwa cyangwa bakajyanwa ahandi hantu ho kwigishwa. Rero imbere bagiye guca mu isoko ry'imburamumaro, mu rurembo rw'imburamumaro rurimo n'isoko mo hagati, kandi aho hantu bazageragezwa cyane. Ni ngombwa rero ko bagirwa inama. Reka mbabwire, Imana nijya yemera yuko itorero ryayo rigendera mu kigare, ahubwo mbere yuko ryinjira mu bihe birigoye, Imana ihagurutsa abavugabutumwa, igahagurutsa abayobozi, igahagurutsa umutimanama y'abantu ikayikangura, igakoresha ibyanditswe byera, yarangiza ikereka abantu ibihe biri imbere bakabyitegura kugira ngo bazabigeremo bo guhinduka. Nshuti yanjye rero, buriya mu byago mo hagati ntabwo wakwiga ngo bikunde. Mu byago mo hagati ntabwo usenga cyane ngo wumve biza, ahubwo Imana iguha umutima wo gusenga, ikaguha umutima wo kwiga ibyanditswe byera n'umutima wo gutinyuka, ibiguha mbere yuko winjira mu bigutera ubwoba. Nshuti zanjye, ikintu gikomeye ahangaha amaze kubabwira gutya, arababwira ati mbagire inama, mwirinde kugira ikintu cyo mu isi mukunda mutaragera muri ya yindi. Uyu munsi wa none umuntu ashobora kuba afite ikintu yakunze ku buryo bashobora kumuhitishamo akamubwira bati urareka ibintu by'Imana cyangwa iki kintu urakigumana, ku buryo yakwemera akavuga ati Imana narabibona nta kundi nabigenza, iki kintu ntago nagihara. Nshuti zanjye, dukeneye kwitoza guhara ibintu byose kugeza igihe tuzagera ku rwego mu bihe biri imbere mu buhanuzi tuzemera guhara n'ubuzima bwacu ku bwa Kristo. Ariko iri ni ishuri Kristo wenyine abereye umwarimu. Nta muntu n'umwe, nta muvugabutumwa, nta mukozi w'Imana bo mwita abakozi b'Imana, nta muntu w'igihangange mu by'agakiza nk'uko mujya mubivuga ushobora kugufasha akakwangisha iby'isi. Iri ni ishuri wicaranamo na Kristo w'ubwe. Narabibabwiye, Kristo niwe ufite imbaraga zo gushyira hagati yacu n'iby'isi, hagati yacu n'icyaha, akahashyira urwango, tukabona ibyari indamu yacu byahindutse igihombo. Mubwirizabutumwa arakomeje arababwira ati kandi murinde imitima no kwifuza kwayo, kuko imitima irusha ibintu byose gushukana, kandi umutima iyo ufite indwara ntiwizera gukira. Yeremiya 17:9. Arababwira ati mwirinde cyane, ntimupfe kumvira imitima yanyu, kuko umutima w'umuntu murinde imitima yanyu kwifuza, kuko imitima irifuza kandi irashukana, ndetse imitima niyo ifite indwara ntago yizera gukira. Kubw'ibyo rero muzizere ijambo ry'Imana, ntimuzizere amagambo imitima yanyu babwira. Reka dufate urugero rworoshye, mwarabibonye. Iyo umuntu yumva
nta bintu by'Imana akeneye, ntaki, umutima wumwumvisha ko ari kumwe n'Imana pe. Ariko umuntu iyo yatangiye gushaka Imana cyane, akumva ifite inzara n'inyota byo gukiranuka, akumva arashaka Kristo, akumva arashaka ko amasezerano y'iby'Imana abaye, umutima urahaguruka ugatangira kuguciraho urubanza. Ibi rero bikanyereka ko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ni nayo mpamvu hari abantu bajya bavuga ngo idini y'umuntu ni umutima we. Ariko nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, kuva mu itangiro kugeza mu byahishuwe, iryo somo nta hantu riri rivuga yuko idini y'umuntu ari umutima we. Ahubwo Bibiliya itubwira ko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Bivuze ngo umuntu wamaze gushukwa n'inyigisho z'ibinyoma, n'umutima w'umwizeza ko ari mu nzira y'ukuri. Rero nshuti zanjye, aho kwizera ibyo umutima wanjye umbwira, nzizera iby'ijambo ry'Imana rimbwira, kuko umutima wanjye unyemeza ibintu bihuye n'iby'umubiri ushaka. Ibi rero bikavuga iki nshuti zanjye? Iyo urebye aho ubuzima burimo kutwerekeza, iki ni igihe cyo kwikomeza cyane ku masezerano y'Imana, kuko imitima yacu yo iratubeshya, imitima yacu yo iradushuka. Yakomeje rero arimo kubabwira mubwirizabutumwa, arababwira tumva rero mwikomeze cyane ku mbaraga zose zo mu ijuru no mu isi. Barangije baramurebye baramubwira bati noneho rero turagusaba tugira inama ku rugendo rusigaye, kuko impamvu bamwatsiye inama ni ukubera iki? Bari bazi ko ari umuhanuzi ubasha kubabwira ibintu byababaho no kubinesha. Amen. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, uyu munsi wa none ubuhanuzi nyakuri buboneka mu ijambo ry'Imana. Murebe mu gitabo cy'Abaheburayo, igitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere, umurongo wa mbere. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyizeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Mu magambo make, Imana yavuganiraga n'abantu mu buryo bwinshi, ariko uyu munsi wa none ivugana nabo mu ijambo ryayo. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi guhanura nyakuri kugezweho nta kundi ni ugusenga Imana ikakwigisha ibyanditswe byera, warangiza nawe ukabibumburira abandi. Wamara kubibumburira abandi, nabo barangiza bagasoma bakumva ibyari byarananiranye muri bo, imico yabo yari yarabaye akahebwe, bakayumva, noneho bagatangira gutekereza uburyo bagomba kwinjira mu murongo wo kwihana. Ubwo rero umuntu yatangiye kwinjira mu murongo wo kwihana, uba umuhanuye mu magambo make, uba umuhaye inama, ya nama ikamumanura mu bitekerezo yari afite. Nshuti zanjye, igihe cyose ijambo ry'Imana ryigijweyo, abantu bakabwirwa ibintu biri mu mitwe y'abantu ngo barimo barabahanurira, icyo kizaba ari ikibazo, kuko byanga byakunda buri gihe icyo ari cyo cyose Imana ibireba yuko abantu biyubaka ku ijambo ryayo. Abantu bakwitwa abahanuzi bagira gute, icyo Imana ishingiraho ni kimwe. Ntabwo twe dukwiye gutwarwa n'abahanuzi, dukwiye gutwarwa ahubwo n'ijambo Imana yabacishijemo. Niba iryo jambo rinyurana n'ibyanditswe byera, nta museke uzaba atambikira. Yesaya 8:20. Arangije rero ababwira, bamusaba n'uburyo. Mubwirizabutumwa aravuga ati tubabarire, utubwire ibizatubaho, ariko unatubwire n'uburyo tuzabinesha. Bana banjye, ngaho aratangiye kubaha inama. Bana banjye rero, mwumvise ubutumwa bwiza buvuga ko mugomba guca mu makuba menshi nimushaka kwinjira mu bwami bw'Imana, nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 14 umurongo wa 28. Ibyo rwose mwarabisomye kandi murabizi. Si ibyo rero gusa, kandi mu byanditswe byera mwasomye yuko hari ingoyi n'imibabaro bibategereje mu midugudu yose. Niyo mpamvu mudashobora kurenga ahantu nta byago. Muri uru rugendo turimo, igihe cyose turi abanyakuri tuzahura n'ibibazo. Ni ukuvuga ngo byanga byakunda, imidugudu itandukanye hari amakuba menshi ategereje abana b'Imana. Hari ibigeragezo, hari ugukobwa, hari uguteshwa agaciro bitegereje abana b'Imana, ariko kunesha kwabo nako kugize gute, nako kurahari. Arangije mubwirizabutumwa arababwira ati kandi ndahamya ntashidikanya yuko hari ibyo mwabonye, ariko ibyo mwabonye ni bike, n'ibindi bizaza. Murangije ubu butayu, hirya yabwo muraza kugera ku rurembo, muzatererwayo n'abanzi, kandi umwe muri mwe cyangwa mwembi muzahamisha amaraso yanyu. Ubuhamya bwanyu buzatangwa n'amaraso yanyu. Gusa icyo nabagiraho inama, mukiranuke mugeze ku gupfa, umwami azabaha ikamba. Uzapfirayo kandi niwe uzaruta undi, si uko azamutanga ku rurembo, kandi azakira ibyago byinshi undi azaba ateze kugwamo.
uzapfirayo niwe uzaruta undi, ariko si uko azamutanga ku rurembo. Bishatse kuvuga iki? Ubu hari inyigisho ivuga ko umuntu upfuye ahita ajya mu rurembo, umuntu upfuye amagare ahita aza akamutwara. Iyi ni inyigisho y'ibinyoma, ntabwo ari inyigisho itangwa na Bibiliya. Ndetse n'iki gitabo cy'Umugenzi iyi nyigisho ntabwo kiyemera. Ntabwo umuntu iyo apfuye ako kanya amarembo ahita akinguka ngo ahite yinjiramo. Iyi ni inyigisho yavuye muri Kiliziya Gatulika, ndetse abantu batangije aya matorero yacu b'Abaprotestant iyi nyigisho ntabwo bayemeraga, ariko yatangiye kuza gake gake kugeza ubwo uyu munsi wa none iyi nyigisho imaze kuba ikintu gikomeye. Aho mujya gushyingura umuntu, mwagiye Nyamirambo cyangwa mwagiye hano, mwagiye za Kabuga na hehe ahantu ku irimbi, mwahagera abantu bagashyingura, wajya kumva umuntu arihanukiriye, abantu baravuze, barasenze, bahinduye amajwi, bagize gute, abariraga bakababwira ngo nibaceceke, wajya kumva bashyizemo ituza ry'iminota nk'itanu, bagahita bakubwira ngo kanaka ngo ntimwongere kurira, ngo amagare ngo aramuzamuye. Nshuti zanjye, iki ni ikinyoma. Ntabwo umuntu upfuye ahita ajya mu ijuru. Iki ni inyigisho Abaprotestant batiye muri Kiliziya, kandi ni inyigisho y'uburozi amadini arimo kugenda yakira uyu munsi wa none, aho abantu bose ujya kumva umuntu agiye gushyingura umuntu we, yarangiza akandika ku rurabyo ngo ugiye twari tukigukumbuye, ngo aho mugiye ngo hari amahoro, ngo twe dusigaye mu bibazo. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Umuntu iyo apfuye Bibiliya iravuga ngo ibyo biba birangiye, nta kindi abazi. Ariko nshuti yanjye, uyu munsi wa none inyigisho y'uko abapfuye bamera ni inyigisho Satani yazanye, kandi mwibuke yuko iyi nyigisho niyo yatumye Kiliziya ita icyerekezo, ikagera ubwo ifata abatagatifu. Hano uyu mubwirizabutumwa arababwira tumva, uzapfirayo muri uwo mudugudu mugiye kujyamo muzarenganyirizwamo, umwe azahita apfa, uzapfa niwe uzaba aruta undi. Ariko mu by'ukuri si uko azamutanga ku rurembo, kandi uwo nguwo azakira ibyago byinshi ugereranyije n'ibindi bizakurikira. Hano icyo najya mbabwire, mubwirizabutumwa arimo aratsindagira yuko nta muntu upfa ngo ahita ajya mu ijuru, nta muntu upfa ngo ahita akingurirwa amarembo y'ijuru. Ubwo iyo ni inyigisho ijya guhura na ya nyigisho ya purigatori. Rero nshuti zanjye, igihe kirageze ngo twicare turebe muri Bibiliya ibintu dusigaye tuvuga koko bibaho. Arangije mubwirizabutumwa arabasezera, arababwira ati muzanyibuke ibyo mbabwiye nibibaho, muzanyibuke gusa mubitse Imana ubugingo bwanyu, nicyo kintu gikomeye. Reka mbabwire yuko igihe Yesu yari ari ku musaraba yabwiye Imana ngo Mana, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ubwo ni ubwishingizi rero bukomeye. Nshuti zanjye, ubwo bwishingizi burakomeye, Satani ntiyagukura aho hantu. Murabyibuka ko mu gashyamba ka Getsemani Imana yari yafashe abantu bose ibashyira muri Kristo Yesu. Kubw'ibyo Yesu ari ku musaraba yabonye arimo gushakira inyoko muntu agakiza, ariko agira ubwoba yuko intege nke z'umubiri afite ku musaraba zishobora gutuma igitambo cye kitemerwa. Arabanza ashaka iyindi asiranse, afata abantu bari muri we nawe ubwe, ashaka iki? Ashaka ubundi buhungiro. Abwira Imana ati Mana, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ibi byatumye Pawulo avuga ngo ubugingo bwacu buhishanywe na Kristo mu Mana. Ngiyo asiranse ikomeye Kristo yadushakiye igihe yapfaga. Kubw'ibyo rero, mu gihe cyose ibibazo byavutse, mu gihe wumva wagize intege nkeya, ndetse ukumva n'amasomo y'iby'Imana wajyaga wiga wayibagiwe, ukumva amasezerano y'Imana wayibagiwe, ukumva ucitse intege, ukumva usigaranya akuka gake. Ako kuka gake jya ukavugisha amagambo abiri. Ijambo rya mbere ni ijambo Yesu yavuze mu gashyamba ka Getsemani: Data, ntibibeho uko nshaka, ahubwo bibeho uko ushaka. Icyo ni icya mbere. Ijambo rya kabiri, n'ubu ugisigaranya akuka gake ko kuvuga, ujye uvuga amagambo avuga ngo Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Byanga byakunda uba ushatse ubwishingizi bukomeye, kandi Imana yiteguye kuza kuba mu ruhande rwawe kugira ngo ikurengere. Rero iri soko ry'imburamumaro bari bugombaga gucamo, hari harimo isoko, uyu mudugudu w'imburamumaro, ururembo rw'imburamumaro, hari harimo isoko baguriragamo iteka. Iri soko bariguriragamo ibintu byose, abantu bose bajyagamo, n'ibintu byagurirwagayo byose nta kamaro. Umubwiriza igice cya 11, Bibiliya iratubwira ngo iki? Umubwiriza igice cya 11, Umubwiriza igice cya 11 umurongo wa 8, ijambo ry'Imana ridufitiye igisubizo. 11 umurongo wa 8, Umubwiriza 11 umurongo wa 8 haranditse ngo: Nukuri
ni ukuri umuntu narama imyaka myinshi akwiye kwinezererwamo yose, ariko ntakibagirwe iminsi y'umwijima, kuko izuba izaba myinshi, ibibaho byose ni ubusa. Mu magambo make, ibintu nta kintu na kimwe gikwiye kudukura ku Mana, gikwiye kudukura ku gakiza, kuko n'ibyo mwita byiza, ibyo twita ibintu bidukura ku Mana ngo buke kabiri, igihe kiragera n'ubundi nabyo bigahita, tugasigara n'ubundi tuvuga ngo nabyo byari ubusa. Ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Barangije rero, hano baduhaye amateka y'iri guriro. Iri guriro ntabwo ari rishyashya, ni irya kera, kuko hashize imyaka nk'ibihumbi 5 hari abagenzi bajyaga mu rurembo rwo mu ijuru nk'uko ba mukristo bajyagayo. Satani, Bezebuli, Apoloni na Legiyoni n'abadayimoni be babonye ko inzira ijya mu ijuru ikwiye kunyura muri urwo rurembo. Nshuti zanjye, mu gihe cya Yohana Bunyane, isi yari ifite imyaka ijya kungana n'imyaka 5,000. Ibi bivuze ngo iki rero? Bivuze yuko uyu munsi wa none inyigisho ivuga yuko isi imaze imyaka amamiliyoni n'amamiliyoni, iki gitabo cy'Umugenzi ntago kiyemera. Igitabo cy'Umugenzi kitwereka ko byanga byakunda ubu ngubu isi imaze imyaka irenga 6,000, 6,000 birengaho mike. Ariko ntabwo ahangaha iki gitabo ntabwo kitwemerera yuko isi imaze imyaka biliyoni na miliyoni. Reka izi ni inyigisho abantu bagiye bazana zo guhakana Imana ko ariyo yaremye, abo abigisha inyigisho ya evolution. Ariko twebwe abakunda ijambo ry'Imana tubizi neza yuko isi dukurikije imyaka y'abakurambere, imyaka Adamu yamaze, ba Metusela n'abandi, imyaka Mose yabereyeho, igihe umwuzure wabereyeho, iyo dukurikiranye ibyo bihe bitubashisha kumenya ubukure bw'isi. Rero hashize imyaka hafi 5,000 hari abagenzi bajyaga mu rurembo rwo mu ijuru, kuko nk'uko ba mukristo bajyagayo. Byanga byakunda nyuma y'uko Adamu na Eva birukanwa muri Edeni, twatangiye urugendo rwerekeza i Siyoni, kuko twahise dutangira urugendo rw'uko gakondo yacu yari Edeni. Edeni twayirukanywemo rero tuguma mu isi, ariko isi nayo Satani yari yayanduje. Aho rero niho urugendo rwo kujya i Siyoni rwatangiriye. Ni nayo mpamvu muri Edeni ariho Adamu yatangiye gutamba. Amaze kwirukanwa muri Edeni, Adamu yatangiye gutamba umwana w'intama, byerekana yuko kugira ngo gakondo yacu igarurwe, tubone Edeni nshyashya, bizaca mu gitambo cya Yesu Kristo uzatambwa kubw'ibyaha by'abantu. Kubw'ibyo rero, ibi byatumye uyu mukristo arimo kuvuga, yavuze yuko uru rugendo rwo guca mu rurembo, isi icyaha kikimara kuyigeramo yahindutse ururembo rw'imburamumaro. Isi yari nziza, Imana iduha yari nziza. Musome igitabo cy'Itangiriro. Ariko nanone nimureba, buri cyaha cyose cyagiye kizanira ubutaka kuvumwa. Nimureba neza, Adamu amaze gucumura, nimurebe, Adamu amaze gucumura yazaniye ubutaka kuvumwa. Kayini amaze kwica Abeli arongera azanira ubutaka kuvumwa. Umwuzure umaze kuba nanone uzanira ubutaka nanone undi muvumo. Kandi nanone Imana yabwiye Abisirayeli yuko amaraso yangiza igihugu. Nshuti zanjye, hari ibyaha byinshi bigenda bikorwa bikangiza ubutaka, bikangiza ubwiza bw'isi. Icyo nashaka kubwira rero ngiki, imyaka 5,000 rero Yohana Bunyane yaravuze ati hashize imyaka hafi nk'ibihumbi 5. We yaragenekereje akurikije igihe cye. Nshuti zanjye, yerekanaga neza yuko Satani ariwe witwa Bezebuli, akitwa Apoloni ariwe murimbuzi, ndetse akitwa na Legiyoni. Ibi byose nshuti zanjye byerekana yuko habaye imbaraga yo kugira ngo bagabanye abantu bajyaga mu ijuru. Ariko nanone twakwibaza, Bezebuli ni izina rindi rya Satani, Apoloni nanone ni izina Satani yitwa nk'umurimbuzi, ariko iri zina ajya riha n'abandi bantu. Urugero mu gitabo cya Daniyeli, igitabo cya Daniyeli kitubwira umuntu uzaza ari umurimbuzi, kandi mu by'ukuri ntabwo azaba ari Satani, ahubwo hari undi muntu abantu bakeneye kwicara bakiga. Urugero, ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi cyahanuwe na Daniyeli, ubisoma byitondere. Ayo magambo twasomye muri Matayo 24:15, ikizira cy'umurimbuzi. Nanone hano muri Daniyeli harimo ahandi nanone batubwiye ibigendanye n'umurimbuzi. Yego, hano harimo amagambo akomeye cyane, ni amagambo nifuza yuko twasoma. Daniyeli,
yego, Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27 haranditse ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe nikigera hagati, azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira maze kugeza ku mperuka yategetswe, uburakari buzasandazwa kuri we uwo murimbuzi. Hano hasi muri Bibiliya banditse ngo icy'umurimbuzi azakora ibirushaho kuzira, nuko kugeza ku mperuka uburakari n'ibyategetswe bizasandazwa kuri we. Uyu murimbuzi rero wakwibaza ngo ninde? Nimureba neza muzasanga muri iki gitabo cya Daniyeli mu gihe cyerekanaga yuko igihe abana b'Imana bazaba bari mu karengane, uzaba arimo kubarimbura nta wundi ni ubupapa. Twarabibonye yuko ubupapa bwafashe imyaka 1260 bwica abantu b'Imana bubaziza yuko bakunda Bibiliya kurusha imihango n'imiterekero n'imigenzo by'i Roma. Kandi no mu mateka ya Kiliziya, mfite igitabo cy'amateka ya Kiliziya, babyerekanamo neza yuko abo bapapa, Kiliziya yivuga yuko abo bapapa bari barayinaniye, ariko mu by'ukuri iki ni ikintu abantu bakwiye gushyira mu bitekerezo byabo. Ubupapa bwiswe umurimbuzi, kandi byanga byakunda iki gikorwa cyo kurimbura n'ubundi kirakomeje. Kubera iki? Nimureba neza mu gitabo cya Daniyeli nanone igice cya 11, wa murimbuzi yaravuzwe. Umurongo wa 31, azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho. Igitambo gihoraho cyari gifite icyo bishushanya, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Nshuti zanjye, kubera ko muri ino minsi hariho umurimbuzi, vuba bidatinze isi igiye gushyiraho ikizira cy'umurimbuzi, kandi iki kizira cy'umurimbuzi kizashyirwa ahera. Mu magambo make, byanga byakunda ubwami burwanya Imana n'ijambo ryayo, aribwo bwami bwa Roma, bugiye kurimbura abana b'Imana nk'uko bwabikoze, bugiye kwitegura kwangiza iby'Imana no kwangiza abantu bayo. Kandi ibyo byose nibirangira, ubu bwami bwa Roma buzafata umunsi w'icyumweru buhindure umunsi wo gusengaho. Abantu bagiye gutegekwa gusenga ku munsi umwe, kandi uko gutegeka gusenga ku munsi umwe, uwo munsi bazaba basengaho unyuranye n'uw'Imana, uzaba uhindutse ikizira cy'umurimbuzi. Kubw'ibyo rero nshuti yanjye, abaca mu isezerano, umurongo wa 32, abaca mu isezerano azabayobesha kubashyesenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Amen. Ibi bintu birahagije kugira ngo tubyumve. Kubw'ibyo rero, Satani byanga byakunda mu isoko ry'imburamumaro, ninde umanaginga isoko ry'imburamumaro? Ninde uriyobora? Icya mbere ni Bezebuli, uwo ni Satani nyirizina. Icya kabiri ni Apoloni, umurimbuzi. Icya gatatu ni Legiyoni. Legiyoni ahangaha ni Legiyoni, ni umubare mwinshi w'abadayimoni. Ngira ngo muzabisoma mu gitabo cya Luka ndetse n'igitabo cya Mariko. Mu gitekerezo cya wa muntu Yesu yakuyemo abadayimoni benshi. Yesu yarabajije ati witwa nde? Undi ati nitwa ingabo. Nitwa ingabo kuko turi benshi. Aho rero niho izina rya Legiyoni ryavuzwe. Legiyoni ubundi ni umutwe munini w'ingabo, ariko murabyibuka yuko Satani yamanukanye na 1/3 cy'abamarayika bo mu ijuru. Kubw'ibyo rero abo bamarayika nk'uko kera bakiri mu ijuru bajyaga bashyirwa mu matsinda, ni nako na Satani amaze kubagusha yabashyize mu matsinda. Icyakora ayo matsinda y'abamarayika bamanukanye na Satani nibo bahise bitwa abadayimoni, abamarayika babi, imyuka mibi. Aba badayimoni be rero nabo bari muri gahunda yo kugabanya abantu bazajya mu ijuru. Mu magambo make, Satani arimo arikorera. Twabonye umurimbuzi mu gitabo cya Daniyeli uzafatanya nawe. Niyo mpamvu nshuti zanjye nagira ngo mbabwire, idini ryo waba urimo ryose, gahunda yose waba urimo, nagira ngo mwubwire ngo Satani, ubuhanuzi butwereka ko ibyashuwe igice cya 13, ibyashuwe igice cya 12, Satani muri iki gihe giheruka azarwanya abana b'Imana. Ariko kuko Satani ataza ku kibuga ngo yirwanire, uburakari bwe n'amanyanga ye azabitsindagira mu matsinda abiri. Ibyo bintu azabyongorera kwica abana b'Imana no kurwanya umwuka w'Imana no kurwanya ijambo ry'Imana n'abayisenga n'abayikorera. Satani azabyongorera Roma.
ubupapa narangiza abyongorere leta zunze ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu biratangaje ubu muramutse mwicaye mukajya mu binyamakuru mukareba ibintu biba birimo kubera muri Amerika, ibintu muri Amerika baba batangaza, gahunda z'iterambere baba barimo kuvuga, ibintu benda kuzana, mwarangiza mukajya ku mbuga nkoranyambaga mukareba ibintu papa aba yatangaje, imigambi afite ku isi, ibintu yumva ku isi byaba kugira ngo isi igire gahunda, mwasanga byanga byakunda Bezeburi, Apoloni na Legiyoni barimo barakorera rimwe kugira ngo bagire ibisitaza bashyira mu nzira kugira ngo abantu batajya Siyoni. Kandi ahangaha baravuga ngo bagiye inama yo gushyiraho iguriro rigurirwamo ibitagira umumaro, kandi rigurirwemo iteka hagurirwamo ibintu byinshi bigendereye kugabanya abantu bazajya mu ijuru. Ni ibiki rero bigurirwa muri iri soko ry'imburamumaro? Nshuti zanjye, nagira ngo nkubwire ngo turi mu isi, ariko hari umugambi ukomeye utubesheje mu isi. Umugambi utubesheje mu isi nta wundi. Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 3. Daniyeli 12 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo iki? Haranditse ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Kubera ko isi yamaze kuba mu mwijima, tubereyeho kuyimurikira. Icyambere, Kristo yiteguye kutubera izuba ryo gukiranuka, noneho uwo mucyo wamara kwinjira muri twe natwe tukamurikira abandi. Ariko ni amatsinda abiri, hari abanyabwenge bagomba kurabagirana nk'umucyo wo mu isanzure, hakaba n'abahindurira abandi ku bukiranutsi. Ese nshuti zanjye, nagira ngo nkubaze, muri aya matsinda abiri ko turi mu minsi y'imperuka, Daniyeli 12 bakatwereka ibizaba bihari mu minsi y'imperuka, tukaba twarayigezemo, tukaba tuyirimo. Icyambere ngiki, urimo uramurikira abantu. Icya kabiri, ese uretse kubamurikira urimo urahindurira abandi ku bukiranutsi? Niba utari muri aya matsinda abiri, usenge cyane kugira ngo Imana igire icyo ikorera ubuzima bwawe. Isoko ry'imburamumaro rero, namaze kubabwira yuko iri soko ry'imburamumaro rishushanya iyi si. Iyi si yamaze kwangizwa na Satani. Satani akayitegamo ibintu bigomba kurangaza abantu kugira ngo agakiza n'igitambo cya Kristo bitagira icyo bibamarira. Nshuti zanjye rero, nagira ngo nkubwire kubera iki igihe Yesu yasengaga, Yohana igice cya 16 aba ariho duhera. Yesu yasenze yabanje avuga umumaro wa Mwuka Wera. Amaze kuvuga umumaro wa Mwuka Wera, arangije mu gice cya 17 niho Yesu yakomeje avuga amagambo akomeye ku murongo wa 9. Umurongo wa 9, Yohana 17, Yesu yararimo gusabira abigishwa be n'abandi bazamwizera bitewe n'ijambo ryabo. Arangije umurongo wa 9 aravuga ngo ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Njye sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe Data wera. Ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka, ngo ibyanditswe bisohore. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi ngo bagire umunezero wanjye wuzure muri bo. Nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanga, kuko atari ab'isi kuko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Sabi isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Amen. Yesu hano kuri uyu murongo wa 15 yabwiye Imana, arayibwira tumva, sinsaba ko bakura mu isi. Reka mbabwire inshuti zanjye, turi ku isi ku bwa gahunda. Imana ifite umugambi watumye itugumisha ku isi. Ifite umugambi ikiturinze. Ifite umugambi inshuti yanjye ikikubeshejeho. Uyu mugambi ukeneye kuzaza upfukama buri munsi ukabwira Imana uti, Imana ko mbonye bukeye, nkaba mbonye mpumeka, nkaba meze neza, nkaba ntapfuye, nkaba nta n'ikibazo, ntagagaye amaguru cyangwa iki. Umugambi watumye uyu munsi ndamukana uwuhe? Inshuti zanjye, nkeneye kandi nawe ukeneye kuzaza umenya umugambi w'Imana wa buri munsi watumye ukiri ku isi. Yesu arangije anavuga ati, sinsaba ko bakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Nshuti zanjye, abantu benshi usanga yicara agahita avuga ati, rwose iyi si, ati iyi si ndayanze, ndumva nanayivaho uyu munsi. Oya,
burya n'abantu biyahura bazagira urubanza rukomeye. Abantu bumva bashaka kuva ku isi ako kanya, nshuti zanjye, turi ku isi ku bwa misiyo y'Imana. Ni nayo mpamvu igihe cyacu cyo kumara ku isi Imana niyo ikizi. Igihe itorero rigomba kuzamara ku isi Imana irakizi. Icyo gihe nikigera Imana izaza itwara itorero ryayo. Rero nshuti zanjye, hari impamvu. Reka tujye muri Matayo. Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Yesu yigisha abigishwa be gusenga isengesho ry'umwami wacu. Yasenze, yaravuze ngo iki? Umurongo wa 9: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi. Ntuduhane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Twebwe icyo dukwiye gusaba Imana, dukwiye gusaba Imana kubana natwe, ntiduhane mu bitwoshya ahubwo idukize umubi. Ariko iyi si yo tuyirimo, icyo dukeneye ni ugusaba Imana uburinzi bwayo. Reka rero twihuta tunyaruka turebe ni ibiki biri muri rwa rurembo rw'imburamumaro, muri rya soko Mukristo yari arimo. Ni ibiki bagurishirizagamo? Icya mbere, bagurishirizagamo amazu n'imirima. Se nshuti zanjye, kugira amazu n'imirima ni bibi? Oya, abana b'Imana bakwiye gucunga neza ubutunzi Imana yabahaye. Wabona ubonye udufaranga dushoboka, udufaranga utwo ari two twose nubwo twaba duke, ugashaka uburyo wabona akazi ko kubamo, ugashaka n'uburyo wabona umurima. Ko nshuti zanjye, ibihe bigiye guhinduka, kugeza ubwo byanga byakunda ku isi hagiye kuza ibihe by'ubukene, hagiye kuza ibihe bigoranye, ku buryo byibuze umuntu uzaba afite akazi ko kubamo, yarangiza akaba afite n'umurima wo guhingamo, byibuze ubukana bw'isi azabubona, ariko ntabwo buzaba isi ntabwo izabimururira cyane nk'uko yarurira wa muntu wundi utabifite. Nshuti zanjye, nubwo ibi bintu bavuze ngo ibi bintu biri muri ririya soko, twese turabikeneye. Dukeneye inzu zo kubamo n'imirima, dukeneye n'imirima, ariko nanone ntibikwiye kudutwara umwanya kugeza ubwo dusezerera ku gakiza, kuko ari ibi bintu tugiye gushaka. Kuko ubugingo bw'umuntu ntibuva mu bwinshi bw'ibintu atunze. Niryo somo twahereyeho. Ikindi cyabonekaga muri iri soko ni ukwemererwa gutunda. Kwemererwa gutunda, kwemererwa gukora bizinesi. Abantu mugakundana, mugacanga imari, mukaba mwagenda mukarangurana, umuntu akakwizera n'ibiki. Hari igihe abantu mukorana bizinesi kubera ko muhuje amanyanga. Hari igihe abantu mukorana bizinesi kuko muhuje ubwoko. Hari igihe abantu mukorana bizinesi kuko muhuje afite izindi nyungu runaka, wenda nta rurimi azi akakugenderaho. Hari igihe umuntu mukorana bizinesi kuko azi yuko muri leta bakwizera, ibintu byawe babizi ko bitazamo amanyanga, agashaka kugendera mu izina ryawe kugira ngo acengezemo amanyanga ye. Ariko icyo nagira mbabwire ngiki: kwemererwa gutunda byanga byakunda uyu munsi wa none. Business, ubucuruzi birimo biragenda bizamo ibibazo. Iyi coronavirus yo noneho yatumye n'ibintu binivanga. Nagira mbabwire ngo ibintu ntago bizasubira kumera nk'uko byari bimeze kera, ariko birimo birerekera he? Nagira mbabwire ngo mu isi bafite ububasha bwo kuba bafunga amahirwe yo kwemererwa gutunda. Igitabo cy'Ibyahishuwe. Nshuti zanjye, bantu b'Imana, tuzaza tugenda wenda ku buhanuzi dufataho gake gake mu gihe tutari twafata umwanya ngo tuzabwige bwonyine, ariko ubuhanuzi buratangaje. Ibyahishuwe 13 murongo wa 15: ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge, kandi cyicisha abatakiramya, itera bose, aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Yohana Bunyane rero yageze aho agira amahirwe yo kumenya yuko gukorana bizinesi n'abapagani birakunda nubwo bigoranye, ariko hari igihe kizagera ba nyiri isoko bakabuza abantu gutunga, amazu yanyu mukayakwa, imirima yanyu mukayakwa. Igihe kizagera ba nyiri iri soko nibarangiza, igihe kigere no kwemererwa gutunda byange vuba bidatinze. Sisiteme z'isi zigiye gushyiraho uburyo kwemererwa kugira ikintu ukora icyo ari cyo cyose bizagusaba kuba uri muri sisiteme yemewe n'isi.
bantu b'Imana muhumure, ijuru rizaducira inzira. Ikindi kintu gikomeye cyagurirwaga muri iri soko ry'imburamumaro ni imirimo ihesha abayikora indamu, bizinesi. Ibi ngibi byose nari maze kubibasomera. Ibi bintu nubwo mubivuga kuriya, abantu babifiteho ububasha cyane. Hari igihe buzacya usange amazi afite ba nyirayo, hari igihe buzacya ubone umuhanda ufite ba nyirayo, hari igihe buzacya ubone amashuri afite ba nyirayo, hari igihe buzacya usanga amafaranga afite ba nyirayo, hari igihe buzacya usanga umudendezo wawe n'ibyo witaga uburenganzira bwawe ahubwo byatumye bigaragara ko nta n'uburenganzira ufite. Iyo niyo gahunda irimo gutegurwa ku isi. Igitabo cy'Ibyahishuwe 13 murongo wa 15 n'uwa 16. Ikintu kigaragara ngiki muri iryo soko kandi abantu bashakiragamo amazina y'icyubahiro, kubaka izina. Buriya muzabona abantu usigaye ubona ukabona umuntu w'umugabo arimo arakina amakinamico atesheje agaciro runaka, ukabona umuntu arimo arambara ubusa akifotoza agashyira kuri Instagram, cyangwa se ukabona umuntu yambaye ubusa aragiye ashyize kuri YouTube. Ibyo byose abantu barashaka kubaka izina, abantu barashaka kubaka izina. Ujya kubona ukabona umuntu rwose utarakandagiye no mu ishuri, aragiye atangiye kuvuga ibintu kuri interinete, atangiye kurwanya abayobozi b'igihugu, atangiye kuvuga ibitagenda neza mu gihugu. Ariko mu by'ukuri ukibaza, eske urwego ariho byibuze ni urwego rutekereza cyane ku buryo yatanze igitekerezo mu kagari cyangwa mu mudugudu? Icyo nashaka kubabwira nshuti, abantu benshi biriya bintu mubona bakora ni ugushaka kubaka izina. Ujya kubona ukabona umuntu mu rusengero yazindutse arimo arakora n'ibitamureba, ibireba abapastori ugasanga arimo arashaka uburyo abishyiramo imbaraga, yagiye abantu arimo arabazinura Imana, arimo arabazinura ubuyobozi n'itorero, ari ukugira ngo yubake izina. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo abantu benshi kugira ngo bakomere bisaba yuko bitiza sisiteme y'isi. Uyu munsi byarantangaje, mwari muzi yuko aba bantu b'isi ari nabo bashinzwe bafite sisiteme, noneho basigaye bicara bagakora n'urutonde ngo rw'ababwiriza mpuzamahanga, korali mpuzamahanga, amadini mpuzamahanga akomeye, bakayashyira no ku rutonde. Kandi abo bantu babishyira ku rutonde ni abantu badasenga. Abantu benshi rero, abavugabutumwa, abayobozi b'amadini, amakorari, ubu barimo barashaka kubaka izina, barashaka izina ry'icyubahiro ku buryo kugira ngo bashyirwe ku mwanya runaka biteguye no guta amahame y'ibyo bizera. Reka turebe umunara w'i Babeli byagenze gute. Ese nshuti zanjye, ni igiki cyatumye umunara wa Babeli ubaho? Kubaka izina ni ikintu kigiye gukora ku bantu benshi. Abantu benshi barashaka kubaka izina, ariko nshuti zanjye ijambo ry'Imana riratubwira ngo iki? Mureke turebe Itangiriro 11. Umunara w'i Babeli, Imana inyuranya indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe. Ni Itangiriro igice cya 11 murongo wa mbere. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari. Barahatura barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagera ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Abantu, umunara wa Babeli washyiriweho iki? Gushaka izina rimenyekana. Bari bafite amazina atamenyekana, bashakaga kubaka izina. Noneho rero, kimwe mu bintu bitangaje, izina dufite kwiye kubakaho ni izina rya Yesu. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2 harimo amagambo akomeye cyane. Unesha igice cya 2 umurongo wa 17. Ufite ugutwi niyumva ibyo umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Ndabasabye mureke twirinde gushaka amazina y'icyubahiro no gukomera. Imana irimo irabitegura. Imana yateguye iki? Icyambere, turahamagarirwa kunesha kwishyira hejuru. Nitunesha kwishyira hejuru, tukanesha ibyo turwana nabyo, tuzarya kuri manu yahishwe. Yesu azaduhereza ibuye ryera, kandi iryo buye ryera rizaba ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu uwo ari we wese keretse twe tuzarihabwa. Mbega uburyo mfitiye amatsiko kuzakira no kuzamenya izina mpabwa mu ijuru. Muri uru rurembo kandi, uretse ibyo ngibyo, bashakiragamo gushyirwa hejuru n'ubupfura.
ubu hari abantu bitwa imfura baba bemewe na za leta zabo bagakundwa nazo cyane kubera ubunyangamugayo runaka. Ibyo bintu bigatwara abantu ku buryo baburira umwanya Imana. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, ibi ntibikwiye gutwara umuntu. Ni byiza gukorera igihugu cyawe, ni byiza kwizerwa n'igihugu cyawe, ni byiza kwitwa inyangamugayo, igihugu cyawe kikagutora mu bantu b'inyangamugayo. Ariko ibyo bintu ntibikwiye kugutwara ngo bikwibagize ko hirya y'ubu bwami hari ubundi bwami bw'Imana, hari indi paradizo. Ukwiye kwirinda yuko muri iri soko ry'imburamumaro turimo gucamo hari ikintu cyazakwibagiza ubwami bw'Imana. Hano kandi muri iri soko baguriragamo ibihugu n'ubwami n'akahe. Abantu bashaka ubwami, bashaka ibyubahiro, bashaka kumenyekana, muri iri soko barijyamo bagakoresha imbaraga zose. Muri iri soko kandi hari harimo n'ibinezeza n'ibyo kwishimisha by'uburyo bwose. Kandi muri iri soko mu gitabo cy'Umugenzi baranditse ngo hari harimo ubufindo, hari harimo uburiganya, hari harimo imikino, hari harimo ibirori, hari harimo gushyenga n'abahenzi. Muri iri soko wabonamo abanyabyaha b'uburyo bwose. Ubufindo, uyu munsi wa none dufite abantu barimo gukina za betingi. Urimo urajya kubona ukabona abantu b'abakirisitu bicaye imbere y'ibi bya byuma ngo byitwa ibiryabarezi. Uko cyikaraga ni nako n'umutima uba wikaraga. Si uwo muntu azibuka amasezerano y'Imana, uwo muntu azibuka ko Imana yavuze ngo gututubikana ko mu maso yawe niko kuzaguhesha umutsima. Abantu barashaka kubaho batavunitse, ibintu byose byabaye ubufindo, ibintu byose hariho abantu b'abariganya, abantu batwawe n'ibintu bya siporo, ibintu by'imikino byarabatwaye ku buryo biterwa n'amakipe ari bukine, kugeza ubwo usanga n'abantu rwose barimo kumva umunsi basengaho, umwanya babana n'Imana wabatindiye cyane. Abantu bari mu birori, ibirori byatwaye abantu umwanya. Abantu barimo baremera bagafata kredi za banke, bakemeza bagakora ibirori mu ngo zabo, ubundi barangiza bakazakurikizaho ubuzima bw'ubukene butazapfa bwongeye kwegura ubukire mu miryango yabo kubera ibirori. Ubu abantu bigize abashyenzi. Murareba ibintu twoherezana ku ma WhatsApp, ni ibintu by'amashyengo, ibintu by'amagambo, ibintu by'ibinyoma bitabaye, n'abavugabutumwa kandi n'abamashyengo. Usanga abantu benshi barimo kuyakoresha mu bibwirizwa. Usanga ukumva, nigeze kumva umuntu arimo kwigisha ibintu ngo inoti ngo mu ijuru ngo zagezeyo, hari ibintu byinshi cyane. Undi nawe ngo kera ngo intare ngo yaciye ahantu, ngo umuntu yaciye ahantu ngo aganira n'imizi y'igiti, ngo aganira n'intare, ngo arangije ngo aragenda ngo ajya kubaza Imana, ngo abaza Imana ngo impamvu ngo hari n'umukobwa wari wamuhaye. Ibi bintu twabuze ibyo twigisha muri Bibiliya. Bibiliya ifite imigani, Bibiliya ifite ibitekerezo, Bibiliya ifite ubuhanuzi, Bibiliya ifite inama y'agakiza. Twabuze ibyo twigisha. Ni ikosa rikomeye kwifashisha ibintu byo mu isoko ry'imburamumaro ukabizana mu nzu y'Imana ngo bibe umugabane umwe ugize ibyo twizera. Ibi bintu birababaje cyane. Kandi muri iryo soko ushaka wabonamo abantu kubusa. Ushatse muri iri soko ry'imburamumaro habonekagamo abantu biba, abantu bica, abantu basambana, n'abantu barahira ibinyoma kubusa, nta n'izindi nyungu bari bukuremo. Abantu batangiye basambanira amafaranga, abantu batangiye umuntu bamuha amafaranga akagenda akaniga umuntu akamwica akajugunya mu muferege. Ariko kuri iki gihe rwose umuntu yica undi, ukamaze uti se ninde wagutumye? Ati ntawe. Ese kubera iki wamwisha? Ati namurebaga nkabona arambangamiye gusa isura ye. Umuntu aricara agasambana, yarangiza rwose ubu abantu basigaye basambana ku muhanda, nta n'ikintu bamuhonze, nta n'iki. Ndagira mbabwire ngo icyaha cyamanuye abantu kandi kibatesha agaciro kugeza ubwo no gukora ibyaha nta yindi nyungu bakibonamo. Umwami wacu akiri mu isi ubwe yanyuze muri uru rurembo, yanyuze muri iki gihugu, kandi igihe yajyaga mu gihugu cye yaciye mu rurembo rw'imburamumaro. Kandi Bezebuli ari we Satani yaramwinginze cyane, nk'uko dusoma muri Luka igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza kwa 8. Bezebuli ari we Satani yinginze Kristo cyane kugira ibintu yagura muri iri soko, ariko ntabwo Kristo yari kubigura. Ndetse Kristo iyo yemera kumuramya aba yaramugize umutware w'iri guriro.
buriya iyo murabyibuka Satani yabwiye Yesu ngo nupfukamukandamya biriya byose ndabiguha kuko ari njye wabigabanye kandi mbigabira uwo nshaka. Mu magambo make, iyo Kristo ashaka kuba umutware w'iyi si, urya munsi yari gukora kimwe mu byo Satani yamusabye. Uyu munsi wa none rero abantu bose bazaramya Satani, bakaramya sisiteme yubatse, isi bazayigiraho amahirwe. Ari nabyo ubuhanuzi burimo kutwereka mu minsi iri imbere. Kwemerera kuramya Satani no kuramya sisiteme ye nibyo bizatuma abantu babaho neza cyane, ariko nanone bizaba birimo gushyirisha abantu mu rubanza. Iryo guriro rirakomeye cyane inshuti yanjye. Iri guriro ry'imburamumaro rimaze igihe kirekire. Mu Kristo na mwizererwa bagombaga kuricamo, bakiryinjiramo isoko ryarahungabanye, abantu bahagarika umutima. Bamwe babitaga bapfapfa, abandi babitaga basazi, abandi bakabareba bakababonamo abanyamahanga. Inshuti yanjye, abapagani byanga byakunda, ikizakubwira kuri mu nzira y'ukuri nuko uzigisha ibyanditswe byera bakubwire bati Bibiliya twumva ari ibintu by'ubupfapfa. Nuko abantu bazabita abasazi, ndetse abantu bakatwita abanyamahanga ku isi atari iwacu. Hari ibintu bitatu byari bitangaje kuri ba Mukristo na mwizerwa. Bari bambaye imyenda idasa n'iyabo muri iryo soko. Uretse kwambikwa umwambaro wo gukiranuka kwa Kristo, utuma gukiranuka kwa Kristo kudutandukanya n'abandi bantu bari ku isi, n'imyambaro yacu isanzwe ikwiye kubitandukana n'iy'abisi inshuti yanjye. Icya kabiri kandi, imvugo yabo yabamenyeshaga yuko ari abagenzi, kuko bagendaga bavuga ururimi rw'Isiyoni. Ururimi rw'Isiyoni rwari uruhe? Ni ukuri. Hego, ni amagambo y'ukuri, ni ukuvugisha ukuri, kudaca ku ruhande. Ndagira mbabwire abantu benshi usanga abantu barimo kuvuga indimi mu rusengero, wamubaza akakubwira ati izi ndimi ndimo kuvuga ni ururimi rwo mu ijuru. Reka da, iki gitabo cy'Umugenzi nta na hamwe cyerekana ibyo ngibyo yuko ururimi rw'Isiyoni ari ukuvuga izindi ndimi, ahubwo guhagarara mu kuri ukavugisha ukuri. Abantu bakumva ibyo urimo kuvuga bakumva ntibabasha kubishyikira, kuko ni ibintu bikomoka mu byanditswe byera. Ibi bintu ubwabyo uba urimo kuvuga ururimi rw'Isiyoni. Buriya na Yesu nirwo yavugaga, ariko abo mu iguriro nabo bavugaga urundi rurimi rugawa, nabo bakabona abo mu iguriro ari abo ururimi rugawa. Kimwe mu bibazo bihari rero, twafashe ururimi rugawa rwo mu isoko ry'imburamumaro, turangije turufatanya n'ururimi rw'Isiyoni, turabivanga, bibyara ikindi kintu kidahwitse, aho umuntu ashobora kunyumva ku ruhimbi, ashobora kumbona ururimi navugaga, nagera hanze y'urusengero agasanga amagambo mfite ni amagambo y'intege nkeya, ni amagambo aciraho abandi iteka, ni amagambo atuma abantu basubira mu ntege nke, kandi ku ruhimbi bari bafite imbaraga. Rero uba urimo kuvanga indimi ebyiri. Turaza kubigarukaho twihuta. Ntibitaga ku bintu byo mu iguriro, ntabwo babirebaga. Iyo muri iryo soko, ni ikintu cya gatatu, iyo babahamagaraga bati mugerageze murebe ibintu byibuze mushaka akantu mutahana mu bintu turimo kugurisha, ngo mu mitima yabo hazagamo amagambo ari muri Zaburi 119 umurongo wa 37, amagambo avuga ngo ukebukisha amaso yanjye ye kureba ibitagira umumaro. Ndabibutsa isomo riri muri Yobu igice cya 31, Yobu igice cya 31 umurongo wa mbere. Abantu b'Imana bakeneye kugirana amasezerano n'amaso yabo. Yobu 31 umurongo wa mbere, nasezeranye n'amaso yanjye, none se nabasha nte kwifuza umukobwa? Nshuti zanjye, byanga byakunda abantu bazashobora kurokoka ni abantu bagiranye, icya mbere bambaye ikanzu yera yo gukiranuka kwa Kristo. Icya kabiri, imvugo yabo babanye n'Imana kugeza igihe Imana ihindura imibereho yabo n'ibisubizo byabo. Icya gatatu kandi, ni abantu babwira Imana, basezeranye n'Imana, bayibwira bati ukebukisha amaso yanjye ntarebe ibitagira umumaro. Umwanya w'ibintu bidafite akamaro ntawo mfite. Mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 9 baranditse ngo nibwira yuko twebwe intumwa Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi nk'abaciriwe urubanza rwo gupfa, kuko twahindutse ibishungero by'abisi n'iby'abamarayika n'abantu. Twebweho turi abapfu ku bwa Kristo, naho mwebwe muri abanyabwenge muri Kristo. Turi abanyantege nke, ariko mwe muri ab'imbaraga, muri ab'icyubahiro, naho twe turi ab'igisuzuguriro. Kugeza na n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, kandi twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, turi inzererezi, dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha
umugisha, iyo turenganijwe turihangana, iyo dushebejwe turinginga. Kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharurwa by'ibintu byose. Mu magambo make, abantu b'Imana bashobora guca muri iyi si badafite agaciro, ariko ijuru ryo ribaha agaciro. Twihuta rero nshuti zanjye, aha barakomeje baraganira, ibintu biragenda bijya mbere, ariko ndagira ngo twihute. Hari amagambo nshaka yuko dusoma mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Ni igitabo kinsobanurira, nababwiye ko kinsobanurira imigani y'abami bagiye babaho, nkamenya icyo ijambo ry'Imana ringiraho inama. Abahanuzi n'Abami paje 253 mu gice cya 22 mu cyigisho cyitwa Nineve wa murwa munini, baranditse ngo intumwa z'Imana mu mirwa minini ntizikwiriye gucibwa intege n'ibyaha, ubugome n'akarengane n'ibikorwa bibi bahamagarirwa guhura nabyo igihe zishishikarira kwamamaza inkuru nziza z'agakiza. Mu magambo make, mu migi abakozi b'Imana bazahura n'ibibazo. Ni mutyo abantu bose bafite uruhare mu murimo wo gukiza imitima bibuke ko nubwo hari abantu benshi batazumvira inama y'Imana iri mu ijambo ryayo, isi yose itazigera itera umugongo umucyo n'ukuri ngo yirengagize irarika ry'umukiza utarambirwa kandi wihangana. Mu murwa wose uko waba wuzuye urugomo n'ubugome kose, harimo abantu benshi bashobora kwiga kuba abayoboke ba Yesu igihe bigishijwe uko bikwiriye. Muri ubwo buryo abantu ibihumbi byinshi bashobora kugezwaho ukuri gukiza kandi bakabashishwa kwakira Kristo nk'umukiza wabo bwite. Amen. Imijyi nubwo ari igaragaramo abadayimoni benshi, ariko mu mijyi ni naho hantu hashobora kuboneka abantu b'Imana mu gihe abakozi b'Imana bihanganye. Mu cyigisho cyo muri icyo gitabo cy'Abahanuzi n'Abami kuri paje ya 626 ni mu cyigisho cyitwa Ivugurura, mu gice cya 57 mu gitabo cy'Abahanuzi n'Abami, bavuga ku bigendanye n'ururimi rugawa. Banditse mu Bisirayeli hari ikibazo cyaje kuvuka mu gihe cya Nehemiya. Noneho rero ibyo birangiye, Nehemiya yerekeje ibitekerezo bye ku kaga kari kugarije Isiraheli gaturutse ku gushyingirana no kunga ubumwe n'abasenga ibigirwamana. Nehemiya arandika ati, kandi muri iyo minsi mbona Abayuda bashatse abagore b'Abanyashidodikazi n'Abamonikazi n'Abamowabukazi, kandi abana babo bavugaga ururimi rwabo baruvanga n'urw'Abanyashidodi, ntibabashe kuvuga Uruyuda, ahubwo bakavuga ururimi rw'ishyanga ribonetse ryose. Aya magambo arambwira iki? Bantu b'Imana, dukeneye kuba abantu b'Imana tudafite ururimi rugawa. Mu kanwa kacu ntihagomba guhuriramo ubupagani n'ubukirisitu ngo bivange. Mu magambo make ndashaka kuvuga iki? Nta materime y'abisi, amaterime y'iminezero y'abisi, amaterime y'uburakari bwabo, amaterime yo gukubitwa kwabo, amaterime yo guhondagurwa kwabo. Ayo materime ntakwiye kuboneka ngo abe amwe mu magambo agize amagambo adusohokamo twebwe abamenye Imana. Nshuti zanjye, byanga byakunda, igihe uzabona muri wowe urimo gukoresha amaterime y'abisi, mode style z'abisi, urimo gukoresha amaterime yabo, uzamenye ko byanga byakunda Umwisiraheli yabanye n'Umunyashidodikazi. Mu magambo make, ubukristo n'ubupagani bwabanye muri wowe. Igihe kirageze ngo twimenyereze ururimi rw'Isiyoni, tumenyere amagambo yo muri Bibiliya, tumenyere kubwira abantu ngo Yesu ashimwe ahimbazwe, tumenyere kubwira abantu ngo Imana iguha umugisha, tumenyere kubwira abantu ngo turaho turashima Imana. Ibyo nirwo rurimi rwacu. Ndakomeje muri gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, bavuga amagambo akomeye cyane ku bigendanye n'ibintu by'ibirori n'iminsi mikuru, kuko twabonye yuko byanga byakunda imikino, ibintu byo gushyenga, ibintu by'amateatre, ibintu by'iki. Nshuti zanjye na nyamabwire ngo muzabona n'ingaruka zikomoka no kugukina amakarita ubwayo. Hano baranditse kuri iki gitabo Abakurambere n'Abahanuzi paje 315, ni mu gice cya 41 cyitwa Ubuhakanyi bwa mbere bwabereye kuri Yorodani. Baranditse ngo ibinezeza byinshi byabaye gikwira mu isi muri iki gihe, ndetse bikarangwa no mu bavuga ko ari abakristo, byerekeza ku iherezo rimwe nk'iryo iby'abapagani byerekejeho. Mu by'ukuri hari bike muri byo Satani adahindura mu kurimbura abantu abinyujije mu makinamico, ubwo ni amateatre. Satani yakoze igihe kirekire cyane agira ngo akangurire ari kandi aho icyicaro ingeso mbi, imikino ijyana n'umuziki, gucuranga, kubyina no gukina amakarita. Ibyo byose Satani arabikoresha kugira ngo asenye imbibi dushyirirwaho n'amahame atugenga kandi akingurire amarembo gushimisha irari ry'umubiri. Mu iteraniro ryose ryo kwinezeza, aho ubwibone
duhabwa intebe cyangwa hakarangwa n'inda nini, aho umuntu yibagizwa Imana kandi ntabe akizirikana ibyiza bizahoraho. Aho niho Satani akoreshereza iminyururu ye akaboha umuntu. Nshuti zanjye, n'amakarita Satani ashobora kuyaboheraho umuntu. Umuziki, gucuranga radiyo ukabyina imbere yayo, ashobora kubigufungiramo. Ndagira mbabwire ngo Satani afite ibintu byinshi byo gufungisha abantu. Uzi kwicara n'amakarita, umuntu arimo gukinana na murumuna wa mama we, yarangiza ukumva aravuze ngo ndakurongoye. Ukumva umuntu arimo buri muntu wese iyo abantu bakina amakarita, kera narayakinaga kera cyane, ujya kubona ukabona urimo urifuza ko umuntu yatekereza nabi kugira ngo ubone uko umurya. Nshuti zanjye, hari ibintu byinshi Satani yashyizeho ngo bitinze abagenzi. Ubu dufite ikibazo, ujya ahantu hapfuye umuntu unasenga, umuntu usenga yapfuye, abantu bahahinguka ba mbere. Kera iyo umuntu yapfaga wajya kubona ukabona idini ryose yaba asengeramo, ni umurokore, ni umudivanisi cyangwa se n'iki, wajya kubona ukabona abantu ba mbere barahahuriye, batangiye gutegura, batangiye kuririmba, abandi bagafata Bibiliya, barangiza noneho bagatangira bakaganira. Ubu ikintu gisigaye kiba ahantu habereye ibiriyo, ujya kubona ukabona umuntu akimara gupfa yasengaga, Bibiliya barazibika, wajya kubona ukabona batangiye gucana umuriro. Uwo muriro nawo ibyawo biratangaje, ni ubupagani bwihishe inyuma. Bamara gucana umuriro, umuntu wapfushije niwe wirukanka akajya kugura igisoro n'amakarita. Ariko ukibaza nshuti zanjye, nicyo cyihutirwaga mu rugo nk'urwo? Ndagira mbabwire, hari abantu benshi batekereza ku bigendanye na za anniversaire. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paje 141, mu gice cya 22 cyitwa Gufungwa kwa Yohana n'urupfu rwe. Muzi ko Yohana yishwe ari kuri anniversaire ya Herode. Anniversaire, aya magambo baranditse ngo Herodiya, umugore wa Herode nyine, yarazi yuko nta buryo bwahuranyije azakoresha ngo yumvishe Herode ko agomba kwemera kwica Yohana. Ubwo nibwo yiyemeje kubigeraho akoresheje amayeri. Ku munsi mukuru wo kwizihiza itariki umwami yavukiyeho, hagombaga kubaho ibirori birimo abatware b'igihugu n'abanyacyubahiro bo mu ngoro y'ibwami. Hagombaga kubaho kurya no gusinda. Kubw'ibyo Herode yagombaga gushira amakenga kandi akaganzwa n'ibyifuzo bya Herodiya. Byagenze gute rero? Paje 141 twakomeje. Ubwo uwo munsi ukomeye wageraga rero, Herode n'abatware be bari barimo kurya no kunywa. Herodiya yohereje umukobwa we mu cyumba cy'ibirori kubyina kugira ngo asusurutse abatumirwa. Uyu mukobwa wa Herodiya yitwaga Salome. Salome yari atangiye kuba inkumi, kandi uburanga bwe bw'agahebuzo bwari bwatwaye ibyiyumviro by'abatware bari mu rusaku. Urusaku, anniversaire, abantu barimo barabyina, hasohotse umwana w'umukobwa urimo kubyina utangiye kuba inkumi, umwana w'umukobwa ufite uburanga. Imbere ye hari abagabo batagira ubwenge, banyweye inzoga, basinze, batwawe n'ibyiyumviro byabo, byatwawe n'isura n'uburanga bw'uwo mukobwa, kandi hari urusaku. Ntabwo byari akamenyero ko abantu b'igitsina gore b'ibwami bagaragaraga muri mwene ibyo birori. Bityo rero bashimiye Herode bamuryoshya. Ubwo uwo mukobwa w'abatambyi n'ibikomangoma bya Isirayeli yabyinaga ngo anezeze abatumirwa be. Byarangiye gute rero? Yohana yarapfuye, kandi amaze gupfa ibi bintu byatewe n'urwego ibi birori byari biriho, kandi yari anniversaire. Iyi anniversaire yabaye mu myaka nka 27, mu mwaka wa 27 ubuzima bwa Yesu. Harya uyu munsi wa none nagira ngo mbabaze ko bigaragara yuko hamaze imyaka irenga hafi ibihumbi 2. Ndagira ngo mbabaze, uyu munsi wa none anniversaire Satani yazigize nziza cyane cyangwa yazigize mbi ku buryo abana b'Imana zibagusha mu bibazo? Reka twihute mu gitabo cyitwa Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, paje 101, ni mu gice cya 12 mu cyigisho cyitwa Abamarayika batatu n'undi mumarayika. Baranditse ngo, ni mu buhe buryo ibi bihura n'ukuri kw'iteka ryose? Mbese wibagirwa ko muri ibyo birori byo kwinezeza haba hari umuhamya, nk'uko yari ari mu birori bya Berushaza? Iyaba umwenda udutandukanya n'isi itaboneshwa amaso wabashaga kuzingwa, wabona umukiza ababajwe no kubona abantu batwawe no kwinezeza, barya banywa, batwawe no guseka no gushyenga, byirukana Kristo mu ntekerezo, kandi ari we huriro ry'ibyiringiro by'abatuye isi. Mu magambo make, iyo amaso yacu yahumukaga, twabona uburyo mu minsi mikuru
haba hari umuhamya nk'uko mu gihe cya Berushazari yari ahari, Kristo aba ahari yitegereza uburyo duseka, uburyo turya, uburyo tunywa, anareba uburyo turimo gushyenga, ibiparu, amaterime n'ibintu biba byadusekeje, kandi ngo ibyo bintu byirukana Kristo mu mitwe yacu. Niyo mpamvu muzumva abantu benshi, bantu umuntu heza amatwi muri iki cyigisho, ibintu nk'ibi twagiye tubibamo tubiraramo, twari abantu bakundaga imiziki, bakundaga iki, ariko nagiye mbabwira ibi bintu muri iki gitabo barerura yuko byirukana Kristo mu ntekerezo, umuntu agasigara ari poshete gusa. Twihuta nanone nagira mbabwire yuko abantu b'Imana nkuko mu Kristo na mwizerwa bihanganye bagaturiza mu bigeragezo baciriyemo muri rurembo, nubwo bahutazwaga bagakubitwa bakajyanwa hirya no hino, bagumye mu mwanya w'Imana. Kubera iki? Muri iki mu cyigisho mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose, paje ya 200, ni igice cya 30, ni ku cyigisho cyitwa ku musozi. Baranditse ngo nitugira kwicisha bugufi kwari gufitwe n'umutware wacu ari we Yesu, tuzakandagira gusuzugurwa, kwamaganwa no kubabazwa duhura nabyo buri munsi, kandi ntibizongera kuduhangayikisha mu mutima. Igihamya gisumba ibindi byose cy'ubupfura bw'umukristo ni ukumenya kwifata. Amen. Ubupfura bw'umukristo bugaragarira mu kumenya kwifata. Umuntu ugerwaho n'akarengane ndetse no gukorerwa ubugome maze akananirwa kugumana ituze, umuntu wese ugerwaho n'akarengane ndetse no gukorerwa ubugome maze akananirwa kugumana ituze n'umutima wo kwizera, aba yambuye Imana uburenganzira bwayo bwo kumugaragarizamo gutungana kw'imico yayo. Kwicisha bugufi mu mutima ni imbaraga zitera abayoboke ba Kristo gutsinda, ni ikimenyetso cy'ubufatanye bafitanye n'abatuye mu ijuru. Inshuti zanjye, twihuta, hari ikintu gikomeye ahangaha nagira ngo mbabwire. Uyu munsi wa none abantu bakunze iby'isi cyane, ariko nanone hari amagambo nshaka gusorezaho. Ni amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze, igitabo gisobanura imitego Satani arimo gutega itorero, Satani arimo gutega abantu b'Imana bagiye guhangana nayo muri iki gihe kiri imbere yacu gatoya. Kandi iyo mitego yaranatangiye kuri paje 205, Inyandiko z'ibanze, ni mu cyigisho cyitwa gukunda no kurarikira ubutunzi. Baranditse ngo nimugende, Satani yashyizeho imipango yagusha abantu mu byaha neza, akabizirikira. Icyambere yabwiye abadayimoni, barabwira ati nimugende mutere abatunze amasambu n'amafaranga gusindishwa no guhangayika. Mu magambo make, abantu batunze bafite amasambu bakaba bafite amafaranga, Satani agiye kubatera gusindishwa n'amaganya, bahore bahangayika. Ikindi, mushyire imbere y'abantu iby'isi mu buryo bubareshya cyane kugira ngo babikunde kandi babiramye nk'ibigirwamana. Abantu bagiye kuramya iby'isi. Ikindi, niba bishoboka, muteze umuvurungano n'urujijo mu nsengero, mu materaniro, musenye urukundo abantu b'Imana bakundana hagati muri bo. Niyo mpamvu mubona abantu benshi baba bagiye bafitanye utuntu tw'utubazo mu nsengero, mu makorari, mu nama z'itorero. Ni umugambi wa Satani yuko urukundo rwakaduhuje agomba kurusenya. Muce intege kandi mukure imitima bagabura babo kuko tubanga. Abapasitoro bagomba gucika intege kandi barangiza bagakuka imitima bakurikije uburyo abizera kubayobora bigoranye, abizera kubayobora batacyumva, abizera batakigira ikinyabupfura, abizera batakigira icyo batanga, badashobora gutanga icya 10 n'amaturo umuntu atasakuje, ahubwo bakenere ko abantu bavuga nabi. Noneho ibi bintu bizatuma n'abapasitoro bacika intege. Murwana uko mushoboye kose. Satani yama kubwira abadayimoni be, mutume kwifuza no gukunda ubutunzi bw'isi biba ari byo biyobora imico y'abantu. Igihe cyose bazaba bayoborwa n'iyo mico, agakiza n'ubuntu bizagwabira. Mubagotesha ibireshya amaso by'ubwoko bwose, ibintu byose byatuma barangara, mubibagoteshe. Nta kabuza bazaba bacu. Ntibazaba bacu gusa, ahubwo na bwa buryo twanga urunuka bari kuzakoresha bakayobora abandi mu ijuru buzaburiramo. Nihagira abagerageza gutanga, muzabateze ubugugu kugira ngo batange baguna.
Bibiliya iravuga ngo ukora umurimo w'Imana agononwa avumwe. Kubw'ibyo rero igihe cyose umuntu atanze amaturo yijujuta, agatanga icyacumi yijujuta, akaririmba yivumavuma, akabwiriza yivumavuma, akayobora itorero avuga ngo ni ukubura ikindi umuntu akora nabwo yivumavuma, nshuti zanjye byanga byakunda ntabwo umugisha wasezeranywe wawubona. Reka tugere ku musozo mbabwira ngo isoko ry'imburamumaro, ibintu byose Satani yiteguye kubisiga amasura kugira ngo bitwibagize urugendo, ariko ndabasabiye ngo mwebwe ibyo byose nimubigeraho mujye mwibuka agakiza kanyu. Reka agakiza kacu katujye imbere. Nshuti zanjye, hari ikintu dukwiye gukora. Ikintu icyo ari cyo cyose ntigikwiye kudutuma duta Imana cyangwa se tuyireka. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuwe havuga amagambo akomeye cyane. Unesha Ibyahishuwe birasezeranira iki? Unesha. Amen. Unesha agomba kuzaba ameze ate? Ijambo ry'Imana rirakomeye cyane. Unesha agomba kuzaba ameze ate? Hano ijambo ry'Imana riratubwira yuko umuntu uzanesha, unesha niwe uzambikwa imyenda yera. Igice cya 3:5 Ibyahishuwe. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha azambikwa imyenda yera. Ndakwingingira kugira ngo Imana ikwambike imyenda yera mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Isoko turimo gucamo nawe wariciyemo, dukeneye kunesha nk'uko wanesheje. Igihe Apoloni yakugeragezaga, igihe Bezebuli yakugeragezaga, watsindishije. Handitswe ngo ndakwinginze ngo natwe uduhe kugera ikirenge mu cyawe, kugira ngo ijambo ryawe abe ryo tuneshesha imitego y'umwanzi Satani. Satani arimo arasiga iby'amarange mashyashya. Reka ubwami bwawe nabwo bubengerane mu maso yacu, butume duhitamo gukomeza urugendo, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.